Sinebeshaga no kundura tereke neza. aha unayemeje Amakuru se y'inama neza akumva afite ibibazo igihanye n'iki wanjye babana bateye na va iriwe amuru rugo nikomere mezutise neza komera cyane mana we ko wirutse cyane se byagenze bite umva mana we ndumva ngiye gusara no usazwa n'iki kandi wowe ko murumuna wanjye twamubuze iki shanye numva nkubwiye murumuna wanjye kuva cyagiye ntabwo turongera no kumubona mana ubuse koko noneho mama yataye umutwe ku rwego rw'ejo nanjye ntabasha kumenya araryama akamuhamagara yakicara akamuhamagara nta naho tuzi turi bugukure uri kuvuga ibyo uzi byambayeho wese byagenze gutya papa abana baramutwaye izina rya Yesu nako sibwo noneho se turabari umudugudu noneho njya mu gitondo nabyise njya kumureba ndakomanga namubuze basi ngo mubwira dufasha no kudushaka no gushaka nk'umuyobozi uri gitangaza no kuri Imana mudugudu ibi byose byuzi byatangiriye ko hatera bari abantu baza bagashimuta abantu bakamubarira umudugudu yahise ahunga ubu nta muntu n'umwe uzahana cyangwa niwe uri kubara igitisha ase nawe koko mudugudu ukuntu ari inyangamugayo ibyo numva yabikora babarira cyane nese niba ari inyangamugayo tukaba turi kubura abantu reba mumva muri umuntu wanjye namubuze noneho umugabo wawe yagiye nese barimo baragera ese utumucira urubanza ahubwo ngiye ndajya mu buyobozi bwo hejuru umuntu ari guta umutwe nese uko bwije ariko n'imbere n'intangiriro umudugudu wose barawumara badusahura natwe baradutwara ejo mu gitondo reka ari nk'abantu yangaje kuko ntago ubwe kuko hari nk'umuntu twigeze guhura aranyirukankana ntago yaba ari mudugudu kereka yihindura amabara ariko ma nihanganire ke ko shawa mubyeyi wabyihoreye ko uzi ngahibaze uburyo umubyeyi ameze ngende kuri mama wanjye nkumara n'agahinda kagiye kunyica ntago uzireba utwana rudushwiriye hari ku mbuga wowe mva byihorere niba na mama warakoze ese ubundi kuki bari gushimuta abantu bakuru ntabwo mbizi yaba byibuza narimenya agasheshwe ka murumuna wanjye niyo basi banavuga atarapfuye tukamenya nk'umurambo harya murumuna wese wundi wari waragiye Kigali igo sha njye baba we ejo ndi ningise kumubona ari kwiruka araruguru vugisha ukuri wamubonye hehe namubonye ruguriye ariko mana ushimima waramubonye namubonye ari yaruguru wambe bari ukambira turangiye aho wamubonye njye namubonye ari kwiruka ari kumwe nande se nta muntu bari kumwe nabonaga afite ubwoba yari ari kwiruka cyane ari cyangwa wasanga yaracitse abamushinga ese kuki atahise atahangaze mu rugo cyangwa se akabacika bakajya bakamubara none na telefone yari yarasize mu rugo sinabona n'uburyo muhamagara ko yirukanaga nk'indegera nta nubwo wamufana
igihe gihagije ariko byarabananiye. nibyo kuko waduhaye igihe gihagije gusa harimo imbogamizi nyinshi bishobotse kuduha ikindi gihe twazamukuzanira vuba rwose. Bahaye ikindi gihe kitarenze amezi abiri. ariko nyakubahwa dukeneye izindi mbaraga z'ikirenga kugira ngo tubashe guhangana na bariya bantu. n'ibibazo gusa basi numvishe ko hari n'umuntu wamubonye ndumva nduhutse Imana uhabwe icyubahiro n'ukuri ko Imana icyubahiro ni icyawe shitse umutima hamwe Imana izakora igitangaza rigiye basi ubwo yabacitse wenda yagiye i Kigali cyangwa se ari ntiyabahamagara erega hashize iminsi Imana gusa idufashe ntibabazo barongeye kumufata kuko mva byaba ari ibibazo bamufashe yabacitse noneho hari bamureka ngagenda ntabwo byoroshye habe na gato pe ako basi nukuri nshimye Imana mu mutima dufite icyubahiro niba hari n'uyu mwana kuko waramubonye Nje namubonye neza ubwo. wa murumuna wanjye umwe wabonye wavuye i Kigali yewe ejo bundi w'inzobe yego niwe wabonye niwe yari yambaye ute yari yambaye ipantaro nuwo we y'ikoboyi. ya nuwo nyine yango naramubonye wabyumvishe tuza nyine turangire neza ubundi tujye no kuhashakira wamubonye hehe ma ni hararuguru kandi habaho n'ibikoko ngereyo birabafata. ayiwe oya aracyari muzima akiri umutima agiye none hariya muri biriya bihuru birakora ibikoko byari bana nuko erega wese uko ko yindi urahumuriza undi bana ndakwingize murumuna wanjye azataha nanjye se ndire kubera papa yagiye Mana ndakwingize n'ukuri kw'Imana nimba kuko uri Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru utabara murumuna wawe oyihangana hasi kuko ihangane rwose noneho ibintu biri gushaka no gukora sinzi pe ihangane kuko umvaga inda katwica handi no gushyingura Mana n'ukuri mfasha ayiri kukumva rwose n'ukuri kw'Imana nimba Imana koko uri mu gihugu cyo mu ijuru Imana nimba koko yumva babaye n'abaremerewe ndayinginze imanukire mu rugo ayiri kumva gutakamba kw'abana bayo rwose usengeye ku mugabo wanjye utari ku musengero n'ukuri kw'Imana Imana itabara uyu mudugudu aba bashimusi barimo ukeneye gutuza mbese hasi ubu noneho ahari turajya tujya gusenga turire ibiti tubyinire ku ishami tubwire Imana ahari nose ubu turakora iki basi ndaje njye ni ukwizera nta kindi ubu ni twe babiri wenda hari n'abandi Nta kibazo muzamura amaboko yanyu kwizangiza. murabona hano hantu rero muri kuhabona ahangaha nta muntu uhazi aho tugiye kuba turi sibyo nta tugiye kuba turi tumanza tumenye ibyo ari byo hano ni na heza cyane yego sasa rero murabona turashonje kandi ntabwo turakomeza kuguma hano tutariye wowe genda ushaka ukuntu ucana umuriro hanyuma dushake icyo kurya udugu niducana umuriro ntabwo uramenye ko tuba twihishe sasa rero ukamwereka wigire impungenge ugenda ucana umuriro
ntabwo bari bumenye ahantu turi. Hanyuma nawe genda ujye hariya hepfo ushake amafi yo kurya kuko ntabwo turaguma hano dushonje, sibyo? Inzara yatwicira hano, mwene mugire ikibazo. Yego ase mudugu n'ingero ntabwo baramenya gata bamfata kandi nabwo njye ari wo bari. wowe genda humura wigira ikibazo ushaka amafuzane turye kuko n'ubundi ntabwo bazi ko turi kumwe. wowe genda ntugire ikibazo, ugende nugerayo ukabona baje kugufata wirukanka, kandi niba nagufata ntuvuge ko hari abandi bantu muri kumwe kuko ntituramenya icyabazanye, sibyo? wowe genda ucana umuriro, humura ntabwo bari bumenye ahantu turi. hanyuma nawe genda uzane amafi, kandi ibyo nabwiye nizere ko mwabyumvise. turi kugendana? ndashaka umugabo wanjye ko mwese mureba mutyo kandi nshaka umugabo wanjye se muri kumuza mwabishitani mwereba ahantu muhagaze ubwo mwaje gutwara abandi bantu. ndashaka umugabo wanjye mwabuze isoni. Weki uvuze ngo iki? Uri mwavuga ngo iki? sinzi bigambo uriya nuwa hehe ari kuvuga ngo iki? Nire kuvuga ko tutabyumva. muzana umugabo wanjye hagira unkoraho mwegera hano mbereke. Ngenda ndashaka umugabo wanjye, nta kintu nshaka. Ndashaka umugabo wanjye. Ubundi bizabamarira iki gutwara abantu mukabagena mukabaheza? Mubona bizabamarira iki? Reba uko bireba kaya gakareshya nka nyangufi muri zo. Wasanga ariko kantwariye umugabo. Ngenda ndashaka umugabo wanjye, mwabigoryi. Ndashaka umugabo wanjye. Uri rurerure wagira ngo ruzahano imvura mu mpeshyi. Ngenda ndashaka umugabo wanjye. Hagira unyagera dore ko babanza amaboko wagira ngo bagiye gufata. Nta kindi kintu yamukorera. Bagwiza ukura mu munzanire ibintu ntabwo mbisobanukiwe. Ari kuvuga ngo iki? Musobanurire kuvuga ngo iki? Ko mwikangasha mumuzane. Murangurahiye. Mumufate wasanga munjyana umugabo wanjye. Ndashaka umugabo wanjye. Nta kintu nshaka. Ndashaka umugabo wanjye mwatwaye. N'abanyamakabari mwe mwamutwaye n'abandi bamutwaye. Ndashaka ko umugabo wanjye. Ariko boss kutemura tura muntu akagenda uko yishakiye. Ngiye navuze ngo asanywe n'iki, ndashaka kumenya ikintu kimugenza. Nese ko afite amagambo. Ko nshaka umugore ngo n'umugore wo mugabo nuwe mugabo bavuga. Mugabo ndashaka kujya umenya amakuru yose bimeze bite. Nukuvuga ngo umugabo ni wa wundi twajyana. Mwe dorotse kujyana. Wa wundi twakoresheje akazi. Nguhe ariko nawe tugomba kumumukurikira. Oya umugabo ngo nuhe nyibutsa neza. Mwe dorotse kujyana mu kazi. Umwe twakoresheje busije. Mubikurikirane shaka amakuru yuzuye. Mubikurikirane. Ahubwo ndi kumva ngiye nuratwaye itatu mumukurikiza. Kuko afite amagambo menshi umvise. Tugomba kumumukurikira. Murayizi. Turayizi. Ni gutya.